Yo, what's up my people? Nk'ibisanzwe Nick P family. I hope ko aho muri mwese mumeze neza. Thank you guys ku muntu wese wakoze subscribe kuri Nick P family. Guess what? Uyu munsi ngiye kubakorera vlog yo kuva i Kigali twerekeza Rubavu ku Gisenyi ku mazi. So guys, ndahamye neza ko muri buze kubana nanjye, muri buze kubana natwe. Uyu munsi ngiye gutwara mama yake i Rubavu ku mucanga papa. Ku mucanga niho bibera. Iyo umuntu aje muri holidays abagomba kwinjoyinga, ugafata kanya ukaruhuka, ukaryama, ukaruhuka, ugatembera. Yes guys, murabona ko n'imodoka imaze kuhagera. So guys, ndahamye neza ko biri buze kuba byiza cyane. Mubane nanjye ngiye kubatembereza kuva mu mujyi wa Kigali dukomeza tuzamuka mpaka tugeze ku Gisenyi ku mazi. Alongside mama yake nawe ari hariya arimo aritunganya. So guys, ni summer time, tugiye gupatinga, tugiye kwinjoyinga, tugiye you know it's gonna be crazy, it's gonna be lit. So guys, ndahamye neza ko murize kubana natwe rero muri gahunda y'urugendo tugiye kugirana. Reka tubane rero 5 kuri 5. Yes guys, ndahamye neza ko mumeze neza rero aho muherereye mwese. Ndabasuhuje ibisanzwe ni Nick P family. Ndahamye neza rero ko mwese mumeze neza. Abantu mwakoze subscribe mwese turabashimiye, dukomeje gushimira mwese mugenda mutwereka urukundo muri comment, abagenda batanga like, basharing ibiganiro byacu. Mwese turabasuhuje, tubahaye n'ikaze. So guys, nkuko mubibona uyu munsi rero tugiye kubana muri trip cyangwa se mu rugendo tuvana i Kigali rutwerekeza i Rubavu cyangwa se i Gisenyi. Nkuko mubibona rero urugendo rwacu ko rutangiye. Anga twari tugeze mu mujyi wa Kigali, tukiri mu mujyi wa Kigali nyine. Akambutiyaje ka kumanywa murakazi nubwo kaba katameze nka kandi mugoroba. Ubwo rero kambutiyaje ki Kigali murakazi, utumoto kuno abari twinshi cyane, ibinyabiziga. Ariko ikintu maze kubona byo ewana, Kigali abakire barimo ari benshi koko. Imodoka zabaye nyinshi urumva, moto zabaye nyinshi urumva, moto zabaye nyinshi, imodoka zabaye nyinshi. Mbese urebye ewana, ibinyabiziga byabaye byinshi kabisa. Ku masaha wabibona neza, ku masaha ya nimugoroba, masaha nimugoroba kabisa, saa 12 saa 11 haba hari ambutiyaje ya danje. So rero nkuko mubibona twari tukiri mu mujyi wa Kigali ngaha, tugira ngo turebe uburyo twasohoka mu mujyi, hanyuma tukerekeza mu ntara. Ariko nyine ko mugenda mubibona, murajya mubona ko murabona ko hari ahantu hamwe na hamwe hagenda hagabanuka nyine ambutiyaje cyangwa se ibinyabiziga biri kugenda bigabanukamo gakeya bitewe naho tugiye tugera. Ariko ikintu nkubwiye cyo mu mujyi wa Kigali abantu harimo ibinyabiziga, imodoka z'amoko yose urumva. Buri muturage ashobora kuba afite imodoka cyangwa se akaba afite moto. Urebye ibinyabiziga biri mu muhanda niho wahita ubyumva neza. Aha ngaha twari tumeze nkaho tumaze gusiga ambutiyaje mu gakeya. Abazi umujyi wa Kigali muri kuhabona murahita muhamenya. Hanyuma rero aha ngaha twari turi kumanuka twerekeza Nyabugogo. Hanyuma urugendo rwacu rugakomeza. Ubwo rero murabibona kabisa clean imikindo. Ibi biti byitwa imikindo mbyemera kubi ahantu mbonye imikindo mbona isa neza cyane.
noneho nakunze n'izi feruje zigenda zibara. Ahangaha noneho ikintu cya mbere nakubwira nuko mu mujyi wa Kigali, usibye no kuba mu mujyi wa Kigali, imihanda yo mu Rwanda hafi ya yose irimo ikintu cyitwa kamera, iyo bita Sofia, ngo ni Sofia niko bayita, kamera zigenda zifotora mu muhanda uramutse urengeje umuvuduko. Ebana, iyi sinyibutse umushoferi twari turi kumwe, ebana mu muhanda bari kugenda bamuhagarika buri kanya. Inzego z'umutekano, traffic baba barimo kabisa mu muhanda, upfa kurenza gatoya cyangwa se kudepasa, ebana aba ari ibibazo. Barakwandikira, ko bakwandikira ushobora kuba ugiye mu ntara, waba uri umushoferi utazi ahantu kamera ziri, ukaba watahira ubusa neza pe. Ari essence, ebana ari aho wakodesheje imodoka, ugasanga imodoka uyikubise mu madeni, cyangwa se ukayigarurira nko mu madeni bitewe n'ukuntu kamera zagiye zigufotora. So rero nko mubibona, ndahamya neza ko ahangana tugeze Nyabugogo, tugiye kugira Nyabugogo, naho ambutiyaje yaho nayo aba ari hatari cyane, aba ari hatari birenze. Kugira ngo uve Nyabugogo ufata umuhanda werekeza mu ntara, nabyo aba ari hatari. Bisi rero nabonye n'amabisi mu Rwanda, hari amabisi y'amashanyarazi, bisi z'ama VIP kabisa. Izi bisi muri kuzibona kuri refresh na amashanyarazi, ni iz'amashanyarazi, ariko iyi nyuma ndabona atari amashanyarazi, ariko iyi ngiyi ndabona ari amashanyarazi. Iyi ngiyi ni amashanyarazi. Ahangaha niho bita mu Nkundamahoro, iriya etaje iri inyuma, ngo abantu bakunda kwiyahurira, ngo bakunda kuhiyahurira cyane. Hariya kariya ka etaje kari inyuma hejuru ruguru, ako ngemba nibaza ku muntu wiyahura buriya nyine biba byamucanze. Ariko buriya abantu ubuzima buraryoha pe, ubuzima buraryoha, sinzi ikintu cyatuma niyahura rwose. Ariko nanone buriya ntawamenya umuntu ufata umwanzuro wo kwiyahura, buriya nyine niwe ubuzi situation aba arimo. Ariko ubundi bavuga yuko umuntu wiyahura rwose afatwa nk'ikigwari. So rero twakomeje hakurya, urabona traffic mu muhanda ukuntu ziba zimeze ahantu hose, polisi ziba zihari mu muhanda ahantu hose. Ahangaha rero twari tugiye kumanza kunywesha bakadushyiramo ka essence, hanyuma bakaduteramo n'imyuka, bagashyiramo n'imyuka mu mapine. Hano rero twari tumaze gusa n'abava Nyabugogo mu gakeya, noneho tutangiye gufata umuhanda ujya mu ntara. Ariko noneho guys, guess what, ahangaha twari tumaze kwakira amakuru yuko hari imodoka yakoze accident, kandi imodoka nini cyane, ikaba yitambitse mu muhanda. Polisi yari yabitangaje, ibyo byaciye ku Nyarwanda, byari byaciye ku Gihe, bavuga yuko mu muhanda bitameze neza, ko umuhanda ubaye ufunzwe, ko utakiri nyabagendwa. Umushoferi twari kumwe rero wese atubwiye uti rero ukuntu bimeze, tugiye guca mu Ngororero. Abantu bazi umuhanda mu Ngororero ni muremure. Noneho umushoferi twari kumwe baba we niba ari ubwa mbere yagiye mu ntara, umushoferi ntabwo azi ahantu kamera ziri. Iki cyari ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, yari afite ubwoba. Umushoferi yari afite ubwoba ku rwego rwo hejuru. Ahangaha tugeze Nyabarongo, ko mubibona iyi ni Nyabarongo. Kuri Nyabarongo niho twari tugeze, ubu ngubu twari tugeze. Hanyuma rero ndi kubabwira story y'ukuntu twagiye, bakatubwira yuko umuhanda ujya Gisenyi, uwo muhanda habaye impanuka ikomeye cyane, kandi iyo mpanuka ikamyo itambitse umuhanda ko itari buhite ihava vuba, kubera ko bisaba kugira ngo bahamagare breakdown iri buve nimba ari Kigali. Urumva rero umuhanda byabaye ngombwa ko imodoka zari zihageze zose zasubiye inyuma, zijya kuzenguruka Ngororero. Twese rero twahise twerekeza mu muhanda wa Ngororero, ariko umushoferi twari kumwe tukimara kumubona tujyanye, twamubonaga mw'ubwoba, ariko nawe akatubwira ati rero nta kitwirukansa, ati rwose ni gake. Hano rero hari akantu kantangaje, akantu k'umunyonzi, sinzi niba muri kabona, urana umunyonzi ufashe ku modoka, sinzi niba mumubonye. Umunyonzi baravuga ngo gufata ku imodoka wa munyonzi birabujijwe, ariko wapi, abanyonzi ntago babyumva. Niyo mpamvu abenshi bakunze gukora accident
mbere hatari cyane. So rero urugendo rwarakomeje n'undi, urugendo rwo mu ntara ruravuna bya hatari, ugerayo wananiwe, ariko nyine ufite igihe n'imodoka nyine iri private uraruhuka, wakumva ushaka kujya hanze mu gakeya kwinanura ugafata akayaga. Hanyuma hano rero mu muhanda harimo n'ibindi imodoka ngo byitwa hoho, bya hoho. Bino bimodoka muri buze kubona by'imituku, imodoka y'abantu. Buri muturage wese utwaye imodoka, yaba ari umumotari, yaba ari umuntu utwaye imodoka, y'abantu ubona afite ubwoba bwa hoho. Ahangaha twari tugeze ahantu tumanza gufata amazi ho gakeya no gupumuzikamo gakeya, dufata akayaga. Abashaka kujya ku bwiherero berekezayo, ushaka kwinanuramo gakeya barinanura. Niho bitandukaniye n'imodoka iyo ugiye na bisi. Biba bigoye kugira ngo ubwibwira shoferi ngo shoferi hagararanye kwihagarika, ntabwo shoferi yabivamo. Twakomeje rero ahangaha, twari tumaze gukomeza urugendo. N'ubundi turagenda. Guys, turamutse dufashe nka video yo kuva i Kigali kugera mu Ruhengeri, ntabwo wayirangiza bitewe n'umushoferi twajyanye. Umushoferi twajyanye yari afite ubwoba bwo kudepasa, akatubwira ati rero ngewe mundeke ngende uko nshaka, ati rwose nta kinyihutisha, mureke, nta kinyirukansa, mureke rwose ngende uko nshaka. Wenda ahangaha murimo murabibona mukabona ko ari kwihuta, ariko ntabwo ari we, ni agaspeed twagiye dushyiramo kugira ngo urugendo rugende rwihutemo gakeya. Ariko shoferi yagendaga gake, icyapa cya 80 yagendaga muri 40. Mbese muri make tukimara kumubona twarambwiye ati ariko ufite ubwoba. Aravuga ati ntabwo menyereye mu ntara, ntabwo menyereye mu ntara. So ahangaha rero bro, twageze mu Ngororero. Ntabwo twafashe umuhanda wa Ngororero, hari hakurya hari ibirombe. I think bafite nimba harimo amabuye y'agaciro, sinzi ibyo bacukuramo hariya. Ariko umuhanda wa Ngororero twarawugiye, twahagurutse sangahera, twahagurutse saa 8 saa 9 gutyo. Bro, twageze Ngororero, twageze umwijima twagiye kubona, tubona uradufashe ngo tubona umwijima uradufashe neza. Turavuga ati ibi bintu ntabwo bisanzwe. Turagenda tubona umwijima utuguyeho, tubona ijoro riraguye neza, tuyoberwa ibibaye. Twagezeyo hafi saa 5 z'ijoro. Shoferi yagendaga gake cyane, twamubwira tubari ukihuta, akavuga ngo nta kinyirukansa. So rero guys, ndamenyeze ko byagenze neza, ko mwaryohewe n'urugendo. Hanyuma rero dukomeze tubane kuri Nick P Family, kandi ndagushimiye buri muntu wese wakoze subscribe. Thank you so much. Ciao.